Mwiriwe neza abakurikiye Intambwe TV mumeze mute muriko ntabwo muri kureba ko iyi video nyifashe mu ijoro ubu tugiye guswerana kave buri muntu wese wumva uri tayari. Oh my god, fuck me baby, come on baby. Mwibutse gukora subscribers, like, comment my dear, okay? So tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba warongora n'isugi. Murabizi neza yuko akenshi usanga abantu bagenda bafata ibintu mu buryo butandukanye, kavuga ati isugi se irababara, isugi se wayirongora ute kugira ngo ntibabare, ariko nyine ibyo ngiye kugira ngo mbanze mbabwire uko mba nshatse kubanza kubaderanja. Ntabwo mubizi, murabibona ko nambaye ubwo ari mu ijoro ariko nta birenze bihari. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, isugi, hariho umukunzi wacu watwandikiye tubaza ngo ariko se ngo isugi ngo irashyukwa. Numva iki kibazo yarakibajije, ariko ikintu cya mbere, ikintu nakubwira cyo, isugi irashyukwa, sibyo? Isugi irashyukwa ndetse cyane ku buryo hamwe hahandi ni wa muntu ushobora kwicara ku ruhande agahita ashyukwa pe, neza neza neza, kumva neza birayagaye. Niko isugi imera. Ni wa muntu ushobora kuba wakoraho, wamukora nko ku kamoko k'ibere, na telefone yaba afite mu ntoki agahita ayijugunya. Kubera iki? Kubera ubushagarira aba afite muri we, afite ikintu cyitwa ubushyuhe buteye ubwoba. Rero bivuze ngo ibyo udatekereza ku isugi yo irabikora. So rero ni ukuvuga ngo tugiye kureba uburyo ushobora kuba wayirongoramo, sibyo? Ukayirongora isugi yawe ntigire ikibazo kandi ikava mu busugi, kuko hari ukuntu mujya murongora mugaparika ugatanyura ukomara ukagira ngo ufite ikipe uri guhangana nayo. Hariho abagabo benshi ujya usanga babikora, ugasanga nyine we agiye kurongora isugi ntabwo abanje kuyikarisa. Urabona rino ni ibere, sibyo? Iri ni ibere ugomba kubanza kuyikoraho, ugakora ku moko y'ibere, ugakora mu nda, ukabanza ukayikarisa ahantu hose. Oh my god, ukabanza ukayikoraho ahantu hose, iri kugenda ishira. Kandi iyo ukoraho, nshuti yanjye, hariho umuntu ugira ngo agakora kagira ngo afite ibintu ari ntabwo biriya bintu ngiye mbikunda, kandi abantu benshi ntabwo bikunda. Kora ku muntu ugengesera, sibyo? Ukoreho gakeya ku buryo ari bubashe kumva uburyohe, bwo kuba nyine yumvishije ko biryoshye, sibyo? Apana kumva ngo ugiye gufata umuntu ngo umukurure umugumana, ibyo ntabwo aba ari sawa. Ubwo rero uvuga ngo umutwara gake, ibintu bikagenda neza cyane, kandi nta yindi force wamushyizeho. Noneho warangiza ugatuma mu gitsina cyazamo ikintu cyitwa ururenda. Iyo hajemo ururenda rero mu gitsina cyiwe, sibyo? Mu gitsina cyiwe hazamo ururenda. Iyo hajemo ururenda bituma ubasha kuba wafata ya mboro yawe mugabo, ugasa nk'uyishyira ku mutwe w'igitsina cye, nyine hariya nyine ku munwa aho igitsina cyinjirira cyawe. Noneho ugasa nk'usunika gake,
wakumva asa nk'ubabara ukongera ugasa nk'uyikuramo ukongera ukamujijisha ukongera ugasa nk'umusubizaho ugasunika gake gake. Mbese ni ukuvuga ngo kurongora isugi ikintu cya mbere nabonye bisaba kuba ufite umwanya, sibyo? Ufite umwanya uhagije mukicara mugatera sitori ibintu byose mukabikora, hanyuma noneho mwagera mu buriri mugakoresha icyo bita ibiganiro gake, umanuka gake. Oh baby, oh sweetie, mutima, urumva kwa kundi uri kumuryohereza umujijisha umukorakora ewana, bikaba byatuma agenda nawe aryoherwa, ukongera ugasa nk'umujijisha ugasa nk'usunika gake ugasa nk'utirimura hahandi wari uri, wakumva ababaye ugahita wongera ugakuramo ukongera ukamujijisha gutyo ukamujijisha mukabikora ku buryo ugeraho ukamutobora. Mbese ni ukuvuga ngo iyo ukoze muri iyo sisiteme umutobora atamenye ibyo ari byo, ku buryo umutobora akakureba akababara yego, ariko ntabwo ababara nka wa muntu uzana pa, ntabwo biriya bintu ari sawa. Ni ukuri ujye umenya ko muri kurongora abantu bafite umubiri ubabara, kuko buriya ukiri isugi urababara, kandi ngira ngo namwe murabizi. Buriya isugi n'imanzi biratandukanye, kuko imanzi ahantu yumva ko yababaye ni hahandi azaba adasiramuye, icyo ni icya mbere. Imanzi mu kuzumva ko yababaye ni hahandi azarongora umukobwa w'isugi, ariko imanzi nirongora umukobwa usanzwe uri aho ngaho wa vierge, atari vierge agashyiramo, izagenda nigenda azabasha kubona kuryoherwa, nta kibazo na kimwe azagira cyo muri sex, nta na kimwe azagira pe, njye bikubwiye. Ariko n'uba uri isugi warongorwa n'umugabo warongorwa n'imanzi, uko byagenda kose urababara. Ibyo bintu tujye tubyumvikana tumenye ngo niko bimeze. Rero mu gihe umukobwa akiri isugi mujye mugerageza murongore neza kugira ngo bimworohereze. Kandi ngewe nkunda kubigisha inyigisho mukagira ngo ni burage nkisekera, ariko buriya ngewe ikintu nshima iyo ubwiye abantu benshi burya nkumva beneyo, sibyo? Reka nkwibutse rero gukora subscribers, like, comment nziza ivuga izina ryanjye neza, sibyo? Cyangwa se ivuga YouTube channel umbonyeho neza, apana kuza kunsebya kuvuga amagambo ntakunda, ntabwo ari byiza. Nawe urabizi ko nta muntu ujya ukunda umuntu umusubiza hasi, ahubwo iyo ushaka kuba hari ikintu wavuga hari igihe usigamo nimero yawe muri comment, hanyuma tukaguhamagara ukatubwira niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se n'ubufasha, sibyo? Watwandikira hanyuma cyangwa se ukatusigiramo nimero yawe tukaza kukuvugisha. Imana ikomeze ibamere umugisha, ndabakunda cyane.